Ikaze igitondo cyiza ndetse n'ibihe byiza abakunzi ba Vibes Talk Live bifurize ibihe byiza aho muherereye. And of course today turi ku itariki 8 z'ukwezi n'ukwa mbere, ngira ngo turi kuwa kane, umwaka urimo uratangira ndetse turacyatangirana umwaka. Ngira ngo ni umwaka wa 2025 warangiye neza cyane, ubona ko abantu bishimye banezerewe, babona mu bitaramo, babona mu bikorwa bitandukanye bitanga ibyishimo n'umunezero. And of course twari dufite n'ibitaramo bitandukanye hirya no hino, ariko twinjiye mu gitaramo cyitwa The New Year's Glove, akaba ari igitaramo cya The Ben yari yatumiyemo witwa Bruce Melody, ubwo The Ben yacishwagaho akanyafukunda, baramupyatura amubwira bati wa mwana w'umuhungu we, umuziki wawukoze mbere yanjye, ariko iki nicyo amaraso mashyashya akuvuga mu muziki. Mu kinyarwanda niho bajya bavuga ngo wigisha intore guhamiriza ejo ikagira gute. Mwuzuze muraza kwita mwumva icyo nari nshatse kuba navuga. Ikintu uyu munsi ngira ngo nko titire yabivuze, ni nyuma y'igitaramo Bruce Melody akoze indirimbo ndetse n'uwitwa The Band. Ese ibi bintu birashoboka after yuko tubonye The New Year's Groove ihangana hagati yabo, amagambo agiye arengaho nyuma atandukanye, mwagiye mwumva ibintu byinshi aba bajene bagiye wenda navuga bakora kugira ngo byerekane competition iri hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Ariko ndaza kugaruka kuri iki kintu, ese mubona collabo yabo ishoboka? Ibi bintu nibyo nje kugira ngo tuganireho, mbereke ko byanga bikunda uyu mushinga w'indirimbo uhari kandi ugomba gusohoka mu minsi izaza, abanyarwanda noneho tukarushaho gucika ururondogoro tukavuga koko. Yes, and of course turaza kwifashisha ikiganiro cya Lucky Nzeyimana cyitwa Versus. Ni ikiganiro ngira ngo kinyura kuri RBA ndetse na KC2, abantu mwese mubikurikirana rero. Aya makuru muraza kuba muyafite kuri Bruce Melody ubwo yarani muri tour, navuga ngo mu binyamakuru bitandukanye, agenda kabisa yamamaza indirimbo yitwa Pom Pom, ari kumwe na Diamond ndetse n'uwitwa Joy Brown. Ngira ngo muri The Versus witwa Lucky yaramubajije ikibazo gikomeye cyane, ari kumubaza uko yafashe igereranywa rye ndetse na The Ben. Ubundi Bruce Melody akavuga ko kubaha The Ben ari ikintu agombwa kandi n'abandi bose barakigombwa kuko ni umuhanzi mukuru ufite ibikorwa yagezeho. Ati ikindi ni n'umugabo, ati rero njyewe ibintu twakoze byose byari kubwumvikane, byari amasezerano, andi yaraje turaganira dukora amasezerano yuko nzaririmba nzaperforminga, so ni imishinga nk'uko nafatanya n'abandi nabo tugakora n'ibindi bitandukanye. Ariko muri iki kiganiro yaje kongeraho ijambo rikomeye cyane, aravuga ati The Ben twakorana n'indi mishinga, nayo birashoboka ko tuzakora indi mishinga itandukanye. Iki kintu rero nuza kugitekereza ushobora wowe kugifata nkaho ari ikintu Bruce Melody Taihacu yavuze gutyo gusa, ariko nk'umuntu w'umusesenguzi muri iyi myidagaduro uhita wumva ko byanga bikunda hari kiri gutegurwa. None ndagira ngo turebere hamwe, ese ikiri gutegurwa ni ikihe? Ni indi show? Ese ni indirimbo? Ariko avuga iki kintu yavuze ngo tuzakorana n'indi mishinga itandukanye. Tuzakorana n'indi mishinga itandukanye, bishatse kuvuga ko uyu nguyu byanga bikunda Bruce Melody ndetse na The Ben icyo gihe bahura kugira ngo baganire, ngira ngo video mwarayibonye, ntago baganiriye gukora igitaramo gusa. Ikigaragara cyo nuko hari n'ibindi bintu bitandukanye biri hakurya y'igitaramo bashobora kuba baraganiriye, aribwo dushobora kubona indirimbo yabo. Ese utekereza ko indirimbo yabo imeze ite? Ubwo Bruce Melody yaravuze ngo ngiye ntago nkiri umuhanzi w'imbere mu gihugu gusa, sindi umuhanzi uri aho ngaho, ahubwo ndi umuhanzi wa Afurika kandi nteganya no kwambuka. Ubu ngubu intumbero yanjye ni ukwambuka nkarenga uyu mugabane wacu wa Afurika akagera hanze. And of course ibintu yavuze
nibyo bitewe nuko muri Afurika uyu muhanzi Bruce Melody amaje kwandika amazina atandukanye hirya no hino, kuko iryo yanditse mu Rwanda si iryo yandika Tanzania, si iryo yandika Kenya, si iryo yandika n'ahandi hatandukanye. Bishatse kuvuga ngo ni umwe mu bantu bari international. Ubwo yarashatse kuvuga ko iyi ndirimbo ye akaba ari indirimbo yakoze, navuga ngo iriho abantu benshi batandukanye kandi mu bihugu bitandukanye. Ari indirimbo izamufasha kuba yazamuka akagera ku rwego ruri international, kandi avuga ko n'izindi zizakomeza kugenda ziza. Rero kuba yakorana indirimbo na The Ben ni ibintu byoroshye cyane. Kuba Bruce Melody bakora indirimbo rwose ako ni akantu toto. Rero guys, niba uri umufana wa 001 cyangwa se ukaba uri umufana wa the one of kind ariwe The Ben, gira ngo itega indirimbo y'aba bajene byanga bikunda mu gihe gitoya izaza. Ariko nyuma yuko Bruce Melody asohoye iyi ndirimbo, muri iki kiganiro Versus bavugiyemo amagambo akomeye cyane. Uwitwa Yemi Alade yahise ako kanya yaprocinga Itahiwacu Bruce Melody akimara kubona indirimbo Pom Pom. Bruce Melody yaba yarakoranye n'aba bahanzi batatu, ngira ngo nabababwiye ni Diamond ndetse na Joel Brown, maze aramubwira ati rero wa mugabo we, nabonye ufite impano ihambaye cyane, sasa fata indirimbo zanjye eshatu mfite, akaba ari imizigo myiza, ugomba kuza uitamo amavasi yawe tube twakora indirimbo. Uwitwa Yemi Alade kwa approachinga Bruce Melody ni ikintu gikomeye cyane, ni kimwe mu kikwereka ko Bruce Melody yaba international hano muri Africa. Najya bivuga rero anabyiyemera, ngira ngo abantu bose bagiye babyumva. Yemi Alade ni umuhanzi ngira ngo Bruce Melody nawe yakuze areba, ni umuhanzi w'umuhanga, ni umuhanzi wakubise hit after hit, ndetse ni n'umuhanzi ngiye ntatekerezaga ko yakaprocinga Bruce Melody. Ako uyu munsi wa none haraza gusohoka indirimbo y'uwitwa Bruce Melody ndetse na Yemi Alade. Byanga bikunda mu minsi mikeya iyi ndirimbo abanyarwanda ariyo bahita bitega. Nyuma yuko adukubise Munyakazi akadukubita Pom Pom, mwitegura ikiririmbo cye na Yemi Alade. Kandi icyo nababwiye cyo nuko uyu Bruce Melody muri iki kiganiro nabwo yatangaje ko uyu mwaka abanyarwanda agomba kubanyeganyeza, agomba kumva umuziki the real beat bagomba kumva injyana nyayo kabisa, bagomba kumva beat nyayo ya Bruce Melody itaha iwacu. Ubwo rero ntekereza ko iki ni ikiganiro cyavugiwemo ibintu byinshi bitandukanye, ariko abantu mukurikirana Vibes and Talk ntago muzicwa n'irungu. Ndi kubategurira kabisa iki kiganiro, ndibuze kubereka uruhare rw'umu producer muri iyi ndirimbo ya Pom Pom yitwa Sasha Vibes, akaba ari umugande. Nawe turaza kumuganiraho turebe nawe ese uyu mugabo ubundi ni umugabo ki, ni mugabo bwoko ki, ni inspiration zikura he, ese turebe Pom Pom ni iki kintu ishobora kuba yarakoze muri we. Ni indirimbo navuga ngo yagaburiye abantu benshi batandukanye, waba ari umushinga munini wakozweho n'aba producers bagera kuri batatu ni batari bane, ntekereza ko ari batatu, ni batatu rero, ni batatu, irimo abari abahanzi batatu. So urumva ko ni indirimbo nyine navuga ngo yakavarinze East Africa yose. Iyi ndirimbo rero ni indirimbo ikomeye cyane. Pom Pom mukomeze muyirebe, kandi Pom Pom mukomeze muyikunde, ubundi munayikundisha abantu guys. Ubundi dukomeze dutere ingabo mu bitugu Bruce Melody ndetse na The Ben kugira ngo indirimbo yabo tube tuyibona. Reka ngushimire wowe ubana nanjye buri gihe, wowe ubana nanjye buri munsi, wowe wamaze gukora subscribe. God bless you. Njyewe nitwa Junior Kai.